Urebye uko ibishyimbo bimeze mu mirima muri aka karere ka Musanze hatagize igihinduka biratanga icyizere cyo kubona umusaruro mwiza. Mu murenge wa Muku hamwe mu hagaragara ko buso bunini ibishyimbo, bamwe mu babihinga bavuga ko gahunda yo guhuza ubutaka bagahingira hamwe imaze iminsi bageza ku musaruro batari barigeze babona mbere, buri muntu akirwariza mu karima ke. Ukurikije ibivugwa n'uyu muhinzi ngo nuko umusaruro ushobora kuba warikubye inshuro zigeze kuri 5. Iyi gahunda yo guhuza ubutaka idufitiye akamaro kanini cyane. Iyo uhinze wenyine ugira ibyonyi byinshi, kandi iyo uhinze wenyine nyine muri bya byonyi ubonamo n'abasambo cyane bakakwiba, ariko iyo uhujije ubutaka mubona uko murinda imyaka yanyu. Nk'ubu aho mpinze ibiro 4 cyangwa se 3 n'igice, ibishyimbo byeze neza rwose, warabikoreye neza, ushobora gukuramo umufuka wa kilo 100. Mbere mwakoraga mungana iki wahinze hangana gutyo? Yewe ibyinshi byabaga ari nk'ibiro 20, 25 gutyo pe. Ubu tubona umusaruro uhagije. Mbere twahingaga mu kajagari, ntabwo twari twakamenye no gufumbira. Uburyo bahingagamo mbere bavuga ko butari busobanutse ngo ntibwatumaga babona umusaruro mwiza bifuzaga. Iki gitekerezo bavuga ko bafashijwemo n'abajyanama b'ubuhinzi cyo guhuza ubutaka baba hafi kugeza imyaka yeze. Ubu buryo babufata nk'ubushobora kuzakemura burundu ikibazo bahuraga nacyo cyo guhinga bagasa naho bahunitse mu mirima, kuko bakuragamo ibidatandukanye cyane n'ibyo bateye, mu gihe ubundi umuhinzi aba agomba no kubona inyungu ku buhinzi bwe. Mbere twahingaga akajagari, twatezaga ibishyimbo akantu k'agakonzo cyangwa se igiti cyangwa se agasuka, tugatera ducucitse agashimbo ku kandi. Noneho byamera twashingirira byagera hejuru bigapfukana bikigwiza ku giti bigasha, umusaruro ntubone, imiteja ntiboneke, uruyange ntirubone izuba ngo runyonyore, ubwo bigasha umusaruro ukaba mukeya. Aho wateraga ibiro 80 wagombaga kwasarura umufuka 1 n'igice, yaba byeze ugasarura 2. Nta musaruro twabonaga ico gihe. Ubu rero aho abajanama b'ubuhinzi batwegereye twagize icyo twiyongeraho. Uku kuzamuka k'umusaruro w'ibishyimbo muri aka karere ka Musanze kunahamywa n'abashinzwe iby'ubuhinzi muri aka karere, bahamya ko bishingiye ku kungurana ibitekerezo kw'abahinzi, kuko baba bari hamwe mu mirima begeranije, ndetse bikanorohera inzego bireba kubaha inama n'ubundi bufasha bugenerwa abahinzi. Uwamahoro Monique akuriye gahunda y'imbaturabukungu mu buhinzi Crop Intensification Program muri aka karere ka Musanze. Iyi gahunda rero yo guhingira hamwe ni gahunda yabaye gahunda nziza ku baturage, kubera yuko duhereye nko ku mbuto n'urugero, buri muntu wese muke karima yahingaga akabuto ke, ariko ubu basigaye bajya inama kuri site bakavuga bati ubu ngubu imbuto runaka nibasha kwera, noneho bagasaba n'ubujyanama kuba bakuriye. Nyuma yaho bakajya inama yo gukoresha amafumbire, bagafata gahunda yo guhingira igihe kimwe, kuko abantu benshi wasanga ko yitereye akabuto abonye kose wenda ariko ashyikiriye, ariko ubu ngubu iyo uri kumwe n'abandi uravuga uti ndahinga imbuto abandi bahinze, batubwiye ko tuzahinga, ikaba nk'itegeko imbuto iyi niyo tuzahinga aha ngaha. Ibishyimbo ni kimwe mu bihingwa bigaragara ku bwishi muri iki gice cya Musanze nyuma y'ibirayi, ariko kandi bitewe n'imiterere yaho bahinga ibizamukira ku biti. Niba abahinzi ubwabo bavuga ko batangiye kubona inyungu muri gahunda ya leta yo guhuza ubutaka imaze igihe kitari gito itangiye, bishobora gutanga icyizere cy'uko naho itaritabirwa abahinzi bashobora guhindura imyumvire kugira ngo babone umusaruro bifuza. MUsanze, RoyalTV.